Imana yaduteguriye ibyiza kandi twifuriza ibyiza. Iradutegereje ngo tugere mu nzira yo kumvira, tuyigenderemo kugira ngo dushobore kwakira imigisha yaduteguriye yose. Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami, kinyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezweho na Dr. Charles Stanley. Tekereza akanya gato ukuntu kubaka uruganda bikomeye. Nzi neza ko nta wakwiyemeza gukora umurimo nk'uwo atarabanje kwiga neza mbere uko bikorwa, kandi ngo ashake ibikoresho bikwiye kandi bihagije byo gutuma umurimo ugenda neza. Kandi na nyuma y'uko umurimo utangira, umugenzuzi agomba guhora yibanda ku nteguro y'uwo murimo kugira ngo amenye neza ko umugambi ugenda neza kandi ko ugomba gusohozwa nk'uko wateguwe. Muri ubwo buryo kandi tubona ko ari iby'ingenzi ko abizera bakomeza kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo babeho ubuzima bujyanye n'umugambi wayo. Gumana natwe uyu munsi hanyuma wige ku bijyanye n'ibyiza byo kumvira nk'uko Dr. Charles Stanley abitwigisha uyu munsi mu kiganiro Nkoraho Mwami. Yemwe burya ntabwo buri gihe kubaha Imana ari ibintu byoroshye, ariko ikintu cy'ubwenge kandi cy'ingenzi kuruta ibindi byose mu buzima ni ukubaha no kumvira Imana buri gihe. Kandi ni iby'ingenzi ko muri Bibiliya tubona Imana ikomeza kutwibutsa ukuntu ari iby'ingirakamaro kumvira Imana, kandi yadusezeranije ko izaduha imigisha itagabanyije nituyumvira gusa. Icyo nagombye gukora no gutangira nkwereka ibyanditswe byera kugira ngo nkwibutse iby'Imana yadusezeranije igihe yadusezeranije. Ndashaka ko twiga uburyo bwo kumvira Imana kandi n'uburyo twayumvira mu buzima bwacu bwa buri munsi, atari ibyo dukora mu gihe kimwe runaka, ahubwo buri gihe. Igihe we nanjye tugize umwuka wo kumvira ibyo bikaba mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikizabaho nuko ibiduhangayikisha byose bizashira. Haleluya! Kubera ko igihe witanze mu kumvira Imana, hari ibyemezo byinshi dushobora kurwanya mu kubibonera ibisubizo nyakuri tutari gushobora na rimwe, kubera ko tumenya neza tuti ubu nibwo buryo bw'Imana, ubushake bwayo n'umugambi wayo n'ubu. Ndashaka gusangira nawe uyu munsi ubu butumwa bwiza, ishuri ryo kumvira, mu Gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 2, ngo nugira umwete wo kumvira Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, ngo Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Kandi yongeye kwerekana mu mirongo 12 imigisha myinshi iturutse ku Mana. Tugarutse niba mubishaka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ukageza kwa 20, muri iyi mirongo Yesaya nk'umuhanuzi aravuga ngo abwira abatizera kumva ibyo avuga, ngo nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku bikaba bitukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sherege, ngo naho bitukura tukutuku ngo birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga kumva mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana iravuga iti hano hari imigisha yaguteguriwe nuyumvira, ngo nunyumvira nzaguha umugisha. Wibuke ko bidashoboka ko umuntu ashobora kumvira Imana ngo abure imigisha yayo, kubera ko Imana yahisemo guha umugisha abayumvira. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Twebwe nk'abana b'Imana uko tugendana nayo kandi tugendera mu bushake bwayo, hanyuma tuzagira umugisha mwinshi
isendere ibihe byose, ndetse tubura aho tuyikwiza. Umuntu aravuga ati nsobanurira kumvira icyo ari cyo. Kumvira, reka ngufashe, ni ugukora iby'ubushake bw'Imana kandi ukabikora mu buryo Imana ishaka no mu gihe gikwiriye. Ni ugukora icyo Imana yavuze mu gihe yakivugiyemo kandi no mu buryo yakivugiyemo ko gikorwa. Ntuce ku ruhande. Turashaka kuvuga ku byerekeranye n'uburyo twiga kumvira Imana. Ni irihe shuri ryo kumvira Imana? Ikintu nzi neza atari mu gusoma ibyanditswe byera no kwitegereza uburyo Imana yakoreye mu bantu mu byanditswe byera, ariko no kureba uburyo Imana yakoreye mu buzima bw'abantu bayumviye no mu bantu batayumviye. Hari isomo rinini tugomba kwiga twese mu kwitegereza abantu bumvira Imana no kwitegereza n'abatayumvira nabo. Igihe witegereje abantu batizera badashaka kugendera mu bushake bw'Imana, ubona nabwo akandi kaga. Ushobora kubona rimwe na rimwe ko bagaragara neza, bafite ubutunzi, ibintu byiza, bafite kuganza n'ubuzima bwiza, ariko ukuri guhari nuko udashobora kubona ingaruka zo kutumvira uwo mwanya, ariko nyuma y'igihe runaka izo ngaruka zizagaragara, ukorwe n'isoni. Ingaruka zo kutumvira Imana kubizera ni igihano cy'ukuboko kw'Imana, ariko ingaruka zo kutumvira Imana ku batizera ni ugucirwaho iteka. Igihe ntekereje ku byerekeranye n'amasezerano, iyaba nari umuntu utari umukristo, sima nshobora gutekereza ko nshobora kunezezwa n'ibyo, ahubwo nshobora kunezerwa nsomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 2:8 kugeza ku 9. Haravuga ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari. Ohoho, ku murongo w'9 ngo n'amakuba n'ibyago nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kubw'ibyo, niba ntari uwizera kandi nkaba narasomye ibyanditswe byera, nashoboraga kwibaza iki kibazo. Dushingiye rero kuri Bibiliya, umuntu utumvira Imana abategereje iki? Niba umuntu abayeho ubuzima atumvira Imana, abategereje gucirwaho iteka kandi ntabone imigisha y'Imana yateguriye abayizera, kuko yagombaga kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari imigisha bene data myinshi yateguriwe abo bose bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bafite ubushake bwo kugendana n'Imana no kwitanga mu kuyubaha no kuyumvira. Uwo ushobora kuvuga uti ubutegereza umwanya muto, mbega nta mubabaro, ibigoye n'ibibabaza umutima biri mu buzima bw'uwizera? Yego, abizera banyura muri ibyo byose, ariko icyo ugomba kumenya nuko hari itandukaniro hagati y'abizera n'abatizera igihe barimo guca mu bikomeye. Itandukaniro rikomeye cyane, kubera ko abizera babicamo mu kumenya ko Imana yabyemeye ko bibabaho, kubera ko ifite umugambi mwiza, kandi baba bategereje imigisha n'inyigisho zivuye ku Mana zibasubiza mu nzira nziza mu kugendera mu kubaha Imana no kwakira imigisha myinshi Imana yabateguriye. Kubw'ibyo ndashaka ko dutekereza kuri ibi bintu, kandi igihe ntekereje uburyo twiga kumvira Imana, kimwe mu by'ingenzi ni iki? Mbere na mbere ugomba kwizera Imana. Ntuzumvira Imana utizera. Kubw'ibyo ukuri nuko twavuga ko kutumvira Imana ni ukubura kwizera n'ibyiringiro kuri yo. Mubyumve neza. Ubu nzi ko ibyo ari by'Imana yavuze, ariko igihe cyose ukoresheje ugaca ku ruhande rw'iby'Imana yavuze, uba ushaka guhusha inzira y'Imana, kubera ko Imana ntabwo iyivuga ibyo idashobora gukora cyangwa ngo itange amasezerano itazasohoza. Ni nyakuri, ntabwo ibeshya. Ikintu cya mbere ngomba kwiga ni ukwizera Imana mu kuyumvira. Ndashaka ko tujya mu byanditswe byera mu gitabo cy'Imigani ibice 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Turebe imirongo 2 abenshi muri twe tuzi, twumve iki tubwira. Iratubwira ngo umurongo wa 5 ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ibyo ntibisobanura gusa ko Imana iri ahantu ho mu ijuru, ariko bivuga ko
tugomba mu byo dukora byose kuzirikana Imana ko iriho kandi ko tugomba kuyumvira. Mbese niki Imana yashyize imbere? Imana ntiyavuze ngo wumvire kandi hanyuma wizere, ahubwo yaravuze ngo wiringire Uwiteka kandi ntiwishingikirize ku buhanga bwawe. Hazaba ibintu mudashobora gusobanukirwa binyuze mu buhanga. Mbega Imana ikora iki iyo tuyumviye? Imana izakuyobora inzira unyuramo nuyumvira. Kubw'ibyo ngiye kumvira Imana kandi ngiye kwiga kugendera mu kuyumvira. Nshaka gusobanura Imana iyo ari yo, ko ari Imana ikora ibyo ishaka. Mu yandi magambo, ugushaka kwayo yaremye isi. Ni Imana yo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Ntishobora gutanga amasezerano itazasohoza. Kubw'ibyo icyo yasezeranye cyose izagisohoza. Mu Baheburayo 13:8 Bibiliya avuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Dukwiriye kwiringira Imana ishobora byose kuko ari Imana yo kwizerwa, no kubikora izabikora. Kubw'ibyo igihe turebye mu Migani ibice 3:5 kugeza kwa 6 kandi ugatekereza ku by'ubuzima bwacu bwite ducamo, ugomba kwibaza iki kibazo: mbese ubuzima bwanjye burangwa no kumvira? Kandi umuntu aravuga ati ni gute nakwiga kwizera Imana? Ibyo biroroshye cyane. Ukora icyo uzi Imana yakubwiye gukora, hanyuma bijyanye n'ibyo wasabye. Kandi igihe utumviye Imana kuko utayizeye, ugomba guhura n'umubabaro n'ingorane zivuye kuko utumvira no kutizera. Hari ibyo nshaka kukwibutsa. Niba uzi gusuzuma neza, uzabona ko abantu bizera kandi bakiringira Imana bakayumvira, Imana izabahesha icyubahiro, babe abagwaneza mu buzima bwabo kandi ibaha imigisha myinshi. Ariko abatizera Imana bazabura imigisha yayo. Kubw'ibyo biroroshye uburyo bwo kwiga kwizera Imana. Ukora icyo Imana yakubwiye gukora, hanyuma ugategereza ingaruka cyangwa igisubizo. Ntabwo bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo bigaragare ko wizera Imana kandi ko wahisemo igikorwa cy'ubwenge kandi ikintu cy'ingenzi wagombaga gukora. Inyigisho za mbere mu ishuri ryo kumvira ni ukwizera Imana kuko ari yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa. Imana muri kamere yayo niyo kwizerwa kandi yo kwiringirwa. Ushobora gushyira ibyiringiro byawe kuri yo. Inyigisho za kabiri mu ishuri ryo kumvira Imana ni ukwiga gutegereza wihanganye ibisubizo by'Uwiteka Imana yawe. Reka turebere hamwe ijambo riri muri Zaburi ya 27. Dusome muri iyi Zaburi umurongo wa 14 ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure. Ujye utegereza Uwiteka. Ndanezerewe cyane kubw'iri jambo yashyize iyi ntego hagati ivuga ngo komera umutima wawe uhumure. Rimwe na rimwe tugomba gukomera kugira ngo kugira intege no guhumura mu mutima, kubera ko kenshi muri twe hari ijwi rivuga ngo bikore ubu witegereza. Kandi mu buryo bundi umwuka wacu utwemeza ko atari byiza kubikora uwo mwanya. Ariko icyari gikwiriye nuko utagombye kugira icyo ukora Imana itaravuga ngo ibikwemerere. Ahaho biragoye. Ufite icyemezo ugomba gufata kandi ikibazo nuko utazi icyo wakora, kandi umuntu arakubwira ati komeza gusa ubikore. Ibyo ni iby'isi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko niba utazi icyo ugomba gukora cyangwa utazi uko wagikora n'igihe wagikoramo, ko ugomba gutegereza Imana ukayibaza ikakwereka icyo ugomba gukora. Ubu reka turebe noneho muri Zaburi ya 27 umurongo wa 14 haravuga ngo tegereza Uwiteka. Ibyo ni ukuguha amahame ugenderaho. Komera umutima wawe uhumure. Kubera iki yavuze ngo umutima wawe uhumure? Nuko akenshi iyo dufite ubwoba dushobora kubura ikintu. Igihe cyose dufite ubwoba tuba dushobora kubura ikintu. Tuzagira ubwoba bwo gutabwa hanze. Kubw'ibyo tuba dukeneye kwihuta tugakora ibyo Imana ishaka ko dukora. Imana yo iravuga ngo komera, komera, komera umutima wawe uhumure. Hagarara ushikame, ntuve mu mwanya wawe kugeza igihe izakubwirira icyo ugomba gukora. Kwiga kumvira Imana niryo somo cyangwa ni inyigisho y'ingenzi mu byanditswe byera. Mbega niki Imana itubwira mu ijambo ryayo? Imana iravuga iti unyizere nzaguha umugisha. Muri Zaburi ya 31:19 Imana iravuga iti erega
kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu, Imana yagaragaje ubwiza bwayo ku bayubaha, bayizera kandi bayiringira, bakayitegereza bihanganye. Ikitunaniye ni ukwihangana. Ku bw'ibyo inyigisho dukeneye kwiga ni ugutegereza Imana. Ibi ntibivuga guhagarika urugendo rwo kwizera, kandi ntibivuga ko utitaweho cyangwa utahindutse, ahubwo bivuga ko ugomba kumva ijwi ry'Imana ugategereza ko iguha ikimenyetso uko ugomba kugenda, kandi Imana ishaka mu by'ukuri kubikora. Inyigisho ya gatatu dukeneye kwiga mu ishuri ryo kumvira Imana ni ukwiga kuyumvira mu ijambo ryayo, ni ukwiga kwiyumvira ugatekereza neza ku ijambo ry'Imana. Ubu nshaka kumenya ubushake bw'Imana nabumenya gute? Niba nshaka kumenya ubushake bw'Imana n'inzira zayo, nabimenya binyuze mu byanditswe byera uko n'ukuri. Kandi niba nshaka kumenya icyo nakora ku bibazo runaka mbura nabyo, nzabimenya binyuze mu ijambo ry'Imana no mu masengesho. Nayo mpamvu mba nkwiriye gutangira kurisoma no gusenga, mvuga ngo Mana vugira mu mutima wanjye, vugana Mana n'umutima wanjye. Ubu rero twibuke ko Imana yiyemeje kutwereka ubushake bwayo mu byo ducamo byose. Ni inshingano y'Imana kutwereka ubushake bwayo kugira ngo tuyumvire, kandi itwereke icyerekezo cy'ubuzima bwacu, kubera ko ifite intego n'umugambi mwiza kuri twe. Umwe mu mirongo y'ingenzi y'ibyanditswe byera umfasha tuwusanga muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Umva icyo Imana yabwiye Yosuwa. Ubu Mose yapfuye kandi ubaye umuyobozi. Nubwo wabaye umugaba w'ingabo, uyu munsi nturi umugabo w'ingabo gusa, ahubwo ubaye n'umuyobozi w'ihanga ryose rya Isiraheli. Ibyo Imana yabimubwiye izi ko hashobora kubaho ibibazo byinshi, ubwoba n'igihe cyo kutamenya igikwiriye gukorwa icyari cyo no mu gihe cyo kugikora. Soma umurongo wa 6 ngo komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basogokuruza babo. Umva ibi. 7 ngo icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshukeho uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose niyo Abisiraheli bagenderaho muri icyo gihe. Ariko ubu wowe nanjye dufite ibyanditswe byera Imana yihishuriyemo abayikunda. Ku murongo w'8 Imana iravuga iti, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Imana ishimwe. Mbese yavuze ngo iki? Yaravuze ngo reba Yosuwa, ndashaka kugushoboza, uzabishobora kandi uzahirwa mu nzira zawe. Ariko hano hari ibyo ugomba gukora. Ugomba kunyumva neza, ugomba kunyumvira mu byo ucamo byose, ntuzanyuranye n'ubushake bwanjye, haba iburyo cyangwa ibumoso, hanyuma uzahirwa. Wiyumvire ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro, kugira ngo ubashe gukora ibijyanye naryo. Kugendera mu kumvira Imana ntibisobanura ko tugomba guhitamo igihe n'ahantu tugomba kumvira Imana. Ntibivuga ko kandi dufite byinshi byo guhitamo. Sinshobora kwibuka iby'Imana yambwiye. Ubu hano hari ibintu 7 ukwiriye guhitamo. Zaburi 119 umurongo w'105 haranditse ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Niba nshaka kugendera mu nzira itunganye, ngomba kuguma mu ijambo ry'Imana rikaba mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye, kugira ngo nabashe kubona neza icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Buri gihe Imana itwereka ubushake bwayo, kandi Imana ntabwo itanga buri gihe ibisubizo bya nyuma nk'uko abantu babitekereza. Niyo mpamvu umuntu adashobora kugendera mu kubaha no kumvira Imana adasoma ijambo ryayo muri Bibiliya. Ibyo bimeze nko kugenda mu ishyamba ry'inzitane mu mwijima kandi mudafite amabuye mu masitimu. Ushobora kuba ufite isitimu, ariko igihe udafite amabuye yo kuyishyiramo ntacyo byagufasha.
kimwe nuko ushobora kugira Bibiliya ukayirambika ku meza cyangwa ahandi hantu, hanyuma ikajyaho ivumbi ukavuga ati nibyo mfite Bibiliya. Byaba bimaze iki kugira Bibiliya utayisoma ngo uyiyumvireho? Imana iravuga iti mwiyumvire ku ijambo ryanjye ku manywa na nijoro. Ibyo bivuga kwiga inzira z'Imana, uburyo yakoreraga mu buzima bw'abera bayo bo mu isezerano rya kera. Kandi ndakubwira ukuri ko muri iyi myaka ishize umugisha ukomeye nagize wari uwo gusoma ijambo ry'Imana no kuryiyumviraho, cyane cyane uko Imana yakoreye mu buzima bwa Aburahamu, nuko yakoreye mu buzima bwa Yosefu, n'ubw'umwami Dawidi, Danieli ndetse na Yesaya. Nasomye kandi uko Imana yakoreye mu bantu bo mu isezerano rishya, intumwa Pawulo uko yakoreye mu buzima bwa Petero n'izindi ntumwa. Uburyo Imana yakoreshaga kera nibwo ikoresha n'uyu munsi. Urashaka kugendera mu kubaha Imana? Niba ubishaka ugomba gusoma no kuyumvira mu ijambo ryayo. Imana iravuga iti uko niko nshaka ko ukora, kandi akenshi biba binyuranye n'ibitekerezo by'abana b'abantu. Ubu wibuke neza ko dufite umwuka wera uba muri twebwe udufasha kandi utuyobora. Umwuka wera w'Imana yaduhaye umucyo. Niyo mpamvu tutagomba kugendera mu mwijima, kandi kugendera mu mwijima ntibibereye abana b'Imana. Ariko wibuke ko igihe usoma kandi ukiyumvira ku ijambo ry'Imana, ushobora kuvuga uti uyu ni wo mucyo wanjye kandi ni igisubizo. Ibi bizanyereka icyerekezo aho ngomba kujya. Ntushobora gutekereza ku kibazo gito n'icyemezo ushobora gufata udashobora kubonera igisubizo cyacyo biciye mu ijambo ry'Imana. Bishobora kutaba ibyo urimo kuvugaho neza, ariko ugasanga iby'ingenzi washakaga birimo, kugira ngo bigufashe kumenya neza icyo Imana ishaka mu buzima bwawe. Kubw'ibyo, niba tugiye kwiga ibyo kumvira Imana, tugomba kwiga gusoma no kwiyumvira ku ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ntirigira iherezo mu kuyobora, gutera intege no gutanga ubwenge. Dr. Charles Stanley aradusaba buri gihe gusoma no kumvira ijambo ry'Imana mu byanditswe byera. Igihe tubikoze tuzatangira kubona mu buryo busobanutse uburyo bwo kumvira Imana. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku 9 hari iby'ingenzi bitwibutsa akamaro k'ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yosuwa iti icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sijye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri radio Umucyo ikorera hano Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo fm@gmail.com.
yahoo.fr. muhawe ikaze mwese.